guteka neza ntabwo ari uguteka y'amafunguro azwi cyane, ya mafunguro afite amazina ahambaye, ya mafunguro abantu bose bavuga ko uzi guteka bakumva koko uzi guteka. Ngiye kubaha urugero, ushobora kuvuga uti nzi gukora pizza, nzi guteka pizza, umuntu agahita yumva ko uzi guteka. Guteka neza rero bijyanye n'imico, imyumvire, mbese imyitwarire yawe buri munsi. Ibyo ngibyo nibyo byerekana ko ushobora kuzavamo umutetsi mwiza cyangwa se uri umutetsi mwiza. Umunsi rero tugiye kureba imico ishobora kuguhindura umutetsi mwiza, nimba koko utaragera ku rugero rwo kuba umutetsi mwiza, cyangwa se nimba uri n'umutetsi mwiza. Tugiye kurebera hamwe ibyagufasha kwimpuruvinga se cyangwa kuvugurura imico yawe, noneho ukaba umutetsi mwiza kurushaho. Icya mbere, umutetsi arihangana. Umutetsi arihangana kuko ibiryo byiza, ibiryo biryoshye bifata igihe cyo kubitegura. Ntabwo ari ibiryo uteguye wiruka. Akenshi iyo utetse wihuta ibiryo, hari igihe ukora amakosa mu mitekerereze y'ibyo wakoze. Umutetsi mwiza aritonda, mbese akaba pasiyase cyangwa akihangana agategereza, kuko uko utegura ibiryo igihe kirekire niko ibiryo biryoha. Bantu rero bakunda kuvuga ngo kanaka, ubwo hari abari bwiyumve ndi buvuga ngo kanaka iyo yatetse ngo dutinda kurya, ngatinda guhisha. Umutetsi mwiza afata igihe cyo guteka kitarambiranye kugira ngo ibiryo bibe biryoshye. Mbere yuko tugera ku cya kabiri, nimba utarakoze subscribe yiduhe, nimba utajya unaduha like uyu munsi, ihangane uduhe like pe, bikore kugira ngo tubone koko iki kiganiro wagikurikiye. Twagiye rero icya kabiri rero umutetsi mwiza agomba gukora ni uko umutetsi mwiza ayumva ibiryo mu gihe atetse. Ntabwo yumva ahishije. Uko ndi kumva ndi kuvuga ni testing, cyangwa se kumva ibyo utetse uko bimeze, aho bigeze, kugira ngo umenye icyo wongeramo kibura. Ntabwo ari byiza ko uteka ukazana ibiryo ku meza utigeze wumva uko bimeze. Wumva uko uri kugenda uteka, icyo ushyizemo wumva ko gikoze. Mbese umutetsi mwiza ateka yumva ajabura. Umutetsi mwiza ateka ajabura kugira ngo amenye nimba yongeramo umunyu, nimba yongeramo ibindi birungo, cyangwa se hari ikindi kintu yakongeramo ibiryo bye bikaryoha kurusha uko yabikoze. Icya gatatu, umutetsi mwiza ahora ari organized, cyangwa se ari ku murongo. Ashobora guhanagura atetse, nkuvuga ngo kwa kundi uvuga ngo ndahanagura wenda aho ndi gukorera cyangwa mpakora isuku ari uko ndangije guteka. Oya, umutetsi uko aho akoze akabona haranduye arahahanagura, ikintu yongera akagisubiza mu mwanya wacyo kugira ngo akomeze akorere ahantu hameze neza. Ikindi kandi umutetsi kugira ngo abe organized neza, ajya guteka ibyo ari buteke byose yabiteguye. Bituma ateka yitonze kandi yishimiye ibyo ari guteka. Icya kane, umutetsi mwiza agira amatsiko, ahorana amatsiko. Hari umuntu umwe wanyigishije guteka, ndagakumbwira ibintu byo guteka, niyumva muri video aze kumbwira ko yumvishe ko iryo jambo mbyibuka. Yarambwiye ngo umutetsi agomba kuba ari umuvumbuzi. Umutetsi ni umuvumbuzi, agomba kuba afite amatsiko. Nkuvuga ngo ugomba kuvuga ngo ngewe nzi ko ibirayi babiteka, wenda imvange bafashe ibirayi bakavanga n'ibishyimbo bakaza gukaranga. Hoya, vumbura ubundi buryo wateka ibyo birayi byawe ukumva ko biryoshye. Hari ukuntu umuntu ashaka kuvuga ati ngewe kuva nabaho sindateka amashu ari mu bunyobwa. Wabitetse ukumva ko bimera, ukareba nabo bigaburiye ko babikunda, hanyuma batabikunda ukabireka, nawe utabikunda ukabireka. Aho umutetsi mwiza rero ni wa muntu ushobora kuvumbura ubwoko bw'amafunguro bushyashya, kandi akoresheje bya bindi afite yari asanzwe akoresha. Aha ngaha rero umutetsi mwiza aravumbura kandi abaza ibibazo. Akenshi nimba hari umuntu unzi, iyo ngiye nk'ahantu mu kirori, ndagenda niyo ngize amahirwe ngasanga batumiye nka ba bantu babyize bize guteka, nangira kujya mubaza ahangaha se kukizemo iki. Ahangaha umutetsi mwiza rero abaza n'ibibazo. Ugomba kubaza abandi, ukababaza amatekinike mashya, utundi dukoryo two mu gikoni nawe wakoresha, hanyuma ukazagenda nawe udukora.
rero kugira amatsiko cyane cyane bituma uba umutetsi mwiza mu gikoni cyawe. Ikindi, umutetsi mwiza yubaha ingredient, ni nko kuvuga ngo yubaha bino dukoresha mu gikoni, nk'urugero umunyu, isukari, amapiripiri, ama black pepper, bino birungo byose ibintu nyine ukenera mu gikoni bya ingredients cyangwa se ukoresha uteka ushyira mu biryo byawe, kubera ko ugomba kubyubaha ntubyangize, ukabibika ahantu hameze neza kandi ukishimira kuba wakoresha ibintu uzi ko bifite isuku, cyangwa se ibintu uzi aho byavuze ko ari fresh. Akenshi umutetsi mwiza ashobora kunyura ahantu hahinze seleri zimeze neza, abandi bose batabonye bagahita babona ati mbega ibisereri bimeze neza. Icyo ni ikikwereka ko ushobora kuvamo umutetsi mwiza, cyangwa se nawe uri umutetsi mwiza. Usanga ingredient, bino bintu dukoresha mu gikoni, bino bintu dukoresha bigatuma ibiryo biryoha, aho ugeze hose wumva wishimiye kubona kandi ukabiremarika aho waba ugeze hose. Ikindi, umutetsi mwiza aba consistency, ni ukuvuga ngo arateka. Ntuzavuge ngo ndi umutetsi ngo nzi guteka ariko utajya uteka, ahubwo arateka, mbese aranabikunda n'aho ageze hose agahita akunda kuba yabatekera ka kantu azi guteka. Mbese akunda guteka kuko uko uhora uteka, uko ukomeza guteka, niko ugenda umenya guteka. Uvuga ngo niyo kaba ari bya biryo bikeya bituma ugira ko nimba utetse n'imvange, umuntu agahita avuga ati bino biryo biraryoshye rwose, uhita wumva ugize confidence kandi ukumva hari akandi kabanga wakoresheje abantu bakunze. Mbere y'uko nanone nkomeza rero, kora subscribe niba utarayikoze, duhe like, tubwire no muri comment. Ahangaha mbere y'uko njya ku kindi, reka mbwire abantu dutekera rwose, abantu dutekera simbuza abagabo, kuko hari ushaka kuba utekera ababyeyi bawe, utekera abandi bantu. Ni ukuri, nimba ibiryo biryoshye mujye mubivuga. Kuki muvuga ibibishye gusa? Kuki muvuga ibibishye ko bibishye ariko ibiryoshye ntimubivuge? Ni byiza rero ko nimba ibiryo bigeze ku meza bikumva birakuryoheye, bivuge, ntuzajya uvuga ibibishye gusa. Twagiye. Ikindi rero, umutetsi, mvuye kuri iyo ngingo namaze kuvuga, umutetsi mwiza yemera amakosa. Nta muntu udakosa pe. Ushobora no kuvuga tuti Imana muri irema Satani ntiyari yakosheje, izabidusobanurira neza. Ariko abantu, nta muntu udakosa. Ushobora gushiriza ibiryo, ni ibintu bisanzwe. Nimba ushiririza wikumva ko utari umutetsi, ushobora gushyiramo umunyu mwinshi, ibyo bintu ni ibintu bishoboka. Mbese aho kugira ngo giving up wumve ko mbese utari umutetsi mwiza, ahubwo wigira ku makosa ukongera ukagerageza. Mbese ikosa ribaye ahubwo rikwigisha ubundi bwenge. Ahangaha rero icya nyuma aricyo cyiza, aricyo tugomba kwitaho mbere y'uko twinjira mu gikoni. Umutetsi mwiza atekana urukundo. Umutetsi burya ikintu cya mbere aba yitaye ku bantu agiye gutekera, agiye gutegurira ayo mafunguro. Akenshi ushobora gusanga utari bunayarye, wumva udafite apeti, ariko ukajya mu gikoni ukumva ushaka gutegura akantu keza kari buryohera abandi, kandi bikarangira utanariye cyangwa se wumva unahaze. Rero umutetsi mwiza atekana urukundo. Iyo urutekanye n'ababiriye bagira urukundo. Mbese umutetsi kandi yishimira gahunda yo guteka. Ni ukuvuga ngo ntabwo umuntu w'umutetsi mwiza cyangwa uzi guteka yishimira kubona ibiryo byageze ku meza, ahubwo yishimira ingene byateguwemo, ingene byagiye process yose y'ukuntu byateguwe. Akenshi ibiryo byose biteguwe mu rukundo, biteguranye umutima mwiza, biraryoha. Mwibuke rero ko guteka neza ari urugendo, ntabwo ari ibintu biza ngo uhite ubimenya, ni ibintu bitangira ubikunda. Akenshi nimba ufite umwana ukunda guteka urabibona, bitangira ari mutoya agateka. Mbese utuntu twose ni byiza, bitangira ari urugendo kandi bikazageraho ukagera ku bintu byiza. Ntabwo twese twatangiye tuzi guteka neza. Hari n'igihe ushobora kuba waratetse nk'ibyo kwibaza, bitekereje nk'ibintu ugeze guteka uravuga ati abantu barabiriye, biragenda biramirika.
ariko wowe kora urugendo rwo guteka. Ntabwo ukeneye kuba perfect cyangwa se gukora ibintu neza, icyo ukeneye ni ukumva ubikunze, kumva ubishaka, kandi ukaba ufite imico myiza ijyanye n'igikoni, kandi ukaba wumva ushaka gukura mu guteza imbere, kugira ahandi ugera harenze aho uri. Wicika intege rero, upfa kuba ubikunda bizaza, kandi komeza ukore, ntucike intege, komeza uhangane ikintu cyose ukunda. Iyo utagivinze up, iyo ukomeje ukaba consistent, uragira gute? Urabishobora. Bayi rero, naho mu kiganiro cy'ubutaha, mumbwire muri comment ikindi kintu mushaka ko mbaganirizaho, nzababwire muri video yanjye ikurikira.